kamwe mukarangije rwose ubu ngubu ntabikoze yananyaye kabisa yanyaye wamunyaje neza abari murakoze mukomerezaho yes ntumva turacyari kumwe mu kanya gato ya Diane araza yigisha ubyo kibanyaza hanyuma rero mugenzi wa nyawe hangaho hirya hangaho gatoya naza yigisha ubyo ki wategura umugore ubwo rero niba uri n'umugore wawe ukaba utabizi nawe agiye muri position nziza ku buryo Diane atanya kwa uko wabigenza rero kuzamwa nawe ufata iyo karamu ya tushi rero kwandika urahise uhera hasi ukazamura wanyitse ukongera ukamanura ubundi ugashyira akadobo hejuru ngo cyo haleluya nago byo none se mwishyusa uko batwigishije bavuze ko umuntu andika ahera hasi azamura ubundi agiye ukongera ukamanura ukagaronza ugashyiraho akantu ngo cyo mukanya gatumana wewe mfite umugore nge aransohokana nzi ko ari jye nishyura bazane fagitire tukarwanira kuyishyura kandi arandyohera pe ikibazo umbwire ibyiza umugore unyarazana n'ubworohe bwinshi bufite amavuta menshi ibyiza ni ibihe nguki amavuta umugore unyara ndetse ngo tumubwire itandukaniro ibyiza mbega by'umugore unyara cyangwa uzana ubworohere bwinshi bufite amavuta ibyiza ni ibihe ngo ndamunyaza agahita ashyira ingufu mu maguru ubwo ntago ubundi nkuru y'umudamu atajya gushyiramo concentration no kumubabaza kweri ababikorana ingufu ukorana ibara ukamubabaza ugashyiramo ingufu kandi biba n'ibintu bikora umudamu waryohewe nawe arorohaka akiyorushya impamvu rero bikora agafunga no kuba mubabaje umuswa bikoreye buhoro bakanya barabibwira iyi mayibwirwa ariko uri n'umuswa ahubwo uri umuswa niko nta soni wagira ngo barimo gusekura isombera uri rukaswa ni ibintu ukora buhoro buhoro niba utazi aho ushyira wowe mugore gerageza ubwire umugabo wowe unayifatire ati mugabo wanjye shiri wanjye koza mwana butagiye ibyo ukoza aho ngaho mwihangane gato mwemetse ibyo ukoza batangiye kubakoza tutaraba tugira ngo bitegure wabe biteguye nitegure turaje harugeje message ati vesti uwanjye amaze fungura amaguru turategereje rikoje basandi bayi ayo n'abana besha reka sinanyeze ciceke gusa mahakanya nihangane bari cyogoza izi message mwaramutse abajyanama beza ni Israel nimba mufite topic nziza uyu munsi gusa ntibyoroshye kuba umukobwa yansohokana kuko abenshi baritinya barisuzugura n'abandi bakunda abarenze umwe akabura uko abigenza ndetse bamwe baracyagendera ku muco wa kera ngo nta nkokokazi ibika isake ihari akuranyumvira abanyumvira nukuri flash oya nibyo nanjye mufite namusohokana kandi twafatanya muri byose uko twaba twifite kose icyamumpa gusa ngo yirebere no kumuheka namuheka mana we ibaze no kumuheka yamuheka mana we ntabwo byoroshye hanyuma rero iyo yagize ati none ko mutatubwira uko bategura ariko se bite byawe mana yanjye muhumure biraje biragendana no kunyana guys reka none ngembe mbihoreye ibyo nasomaga hanga wari usigara ubutumwa bugufi mwihangane gusa duhere kuri muganga wanjye tubwire cyo bategura umugore ijambo ni ryawe nawe umuvugiramo rwose gusa ndakuzana akazi kikeya kugira ngo gatume ukomeza kugenda neza ariko ngaho rwose tujye twungurana ibitekerezo nta kibazo ni tujye twunganira nta kibazo umwana gusiga wenyine koko oya ni ngombwa kuko ngaho babwira cyo bategura rero kugira ngo niba ufite n'umudamu aho ngaho tubivuga niba ari ugukoza akari mu gutwi utugacomekamo niba ari ugusomana umunwa ubwo nyine nibyo byiza ko nanjye bazamura akazi kigo ningera nkabona mwafashwe ndakazamura cyane ducecetse yes mu by'ukuri rero abateze radio flash amatwi buri kintu cyose kigira itegura n'umushinga urategurwa kandi yewe niyo guverinoma yicaye yiga ku bibazo by'u Rwanda habaho gutegura kugira ngo cya kindi bigaho kizagerweho no mu byerekezo gutera akabariro si ibintu hari abantu bakunze kuvuga ngo kuza leta yorera nk'inka
ariko burya n'inka niba mubizi neza hari uburyo ibanza gushakisha kuyishyiraho izuru ryayo kugira ngo mujya mubibona burya ibirimo itegura ariko ugasanga uwo mugabo araza kwegera umufasha we agapfa kurira gusa atabanje gutegura aha rero mpabaye kugira ngo mbabwire uko bategura aho muri mu bitangire ndabwira abafite ingo simbwira abasore n'inkumi abasore mufunga amatwi mwambare kuteri please nibambare kuteri byumvira imiziki yabo bambare kuteri kabisa ndaje mbashye imiziki yari wumva undi ruhande to kuri televiziyo dukomeze n'ikiganiro mugabo rero niba ugeze mu rugo sangisha umugore wawe amagambo meza umugore wiriwute ubwo niko ubona atangiye kumuhamagara utaragera mu rugo hari ingeso abagabo bakunze kugira agatungura umugore mu rugo biba byiza ubundi bakera bavugaga ko ngo babanza kohereza ikoti kugira ngo umugore abone ko umugabo yegereje kuza ariko iki gihe n'ubu byaroroshye hari amatelefone hamagara umugore wawe ati sheri ngiye kuza ndi hano hafi iminota ingahe ndaba mpageze nawe bimuha uburyo bwo kwitegura kugira ngo akwakire neza udasanga ari mu gikoni aho muri bitunguru aho muri iyo myotsi kuko nawe agomba kukwitegura kugira ngo nuza kumutegura usange ari fresh ubwo rero ugeze mu rugo rwawe gerageza umusanganiza amagambo meza ubwo ndagenda mvuga ku mpande z'uburyo mugenda mutegurana kugira ngo mugire kuri cya gikorwa musanganiza amagambo meza nawe mugore kariho umugabo wanjye kariho sheri wire gute mu kazi ku buryo ubimubwira useka n'ubwuzu bwinshi ku buryo akubonamo undi akubonamo mushya urutoya gusize mu gitondo ngira ngo muranyumva niba ufite icyo mwakiriza ubwo murabizi neza ko umugabo aba yambaye inkweto gerageza umuhe kamambira inkweto za relax hari nyuze umusuhuze utangira ufungura inkweto n'akabizu n'akabizu akose gira ku ngingo ubona ko abantu twazo twiteguye n'imyenda kaiva hagarakonje giye twavanye n'imyenda wari utangiye kuyivanamo abantu ndabakira ko umwe oya reka igihe abantu batangiye kuvana imyenda nicyo ushaka kuvuga umuntu yisubira oya ni ukuri watuma yisubira nkatwe abadamu rero twisubira vuba uzi ko kuvanamo imyenda nabyo bigira amategeko oya ahubwo se iyi ndirimbo nashyizemo ndimo kuyasubiza inyuma kugira ngo itanye n'igikorwa bite byawe gutegurana rero ngeze ku ngingo vuba na vuba dore ko iminota iba yiruka ubundi ikintu cyitwa gusomana ni ikintu cya mbere gitegura imibonano mpuzabitsina uhaye umugore amazi yamugeze ko ndabona uvuga gusomana nabonamo kujya negera mikoro cyane twagiye gusomana hari abantu bamwe basomana uko babonye ugasanga zayikiri inkoha kikajyamo cyose yakabye mu kanwa ntabwo cyangwa kamuha ikinwa cyose n'abagore kandi usanga bafite ikibazo bavuga ati umugabo ashaka kutuzuma kandi anuka mu kanwa niyo mpamvu rero mpabaye kugira ngo mumenye uburyo basomana mbere gushyira akarimi mu kanwa ariko manzi ugacishe mu gutwi isuku y'ugutwi nayo ni iya mbere hatarimo ubuki ubuki buraryoha ariko ntukasebye ubuki ubuki buraryoha biriya birasharira umwanda wo mu gutwi n'ubwo birasharira ariko urumva haba harimo umwanda ariko habamo santima nyinshi gushyira akarimi mu gutwi vese ceceka yahita ngiye kuzigira aka kanya ese vayemo n'ishati so rero yayibonye ahubwo niwe mwegereye abari kuri TV bari kubudeba buryo kanga agategera ako gasengeri rwose wambaye gumara yawe ndabona hashobora hanyuma rero isuku yo mu gutwi ni ya mbere kandi burya gushyira akarimi mu gutwi nabyo ni ibya mbere gatoya udatsindagira ntabwo utsindagira mwana buhoro buhoro gahushura
gushura buhoro buhoro no kumuhumekera mu ijosi ibyo mwaramubizi hano ku ijosi urimo kwihutugeza ku mabere vuba buretse yaburetse gatoya ndabona nko kugera umanuka buretse ubugumye aho ngaho duhere ku minwa yes kuko ku minwa abenshi niba bizi vesti yahera mu musatsi mwana gusa no santima ziri mu mutwe oya tuvuge tuti wa mugabo reka tuvuge umugabo ubu mugabo nkuko mumeze muri bari sibyo tangira ukore mu mutwe sibyo gahoro gahoro mugira amagambo meza y'urukundo ko uri umugore mwiza nakarimo karayofasha mbere naye ngasubiza inyuma ako karabaye naye ngasubiza inyuma uko ugera ukora mu mutwe gahoro gamugira ko mukunda nako nangi nacika intege kandi mwatsi itara mumekingesha uko nta mwana mu cyumba nta mwana uri mu cyumba ubwo ngubwo wowe nawe gusa hanyuma itani ryaka umanuke mura mu maso ngatishe ndashaka kongorera ndashaka nkubwire sheri nkongorere ese wambwiye ibi kutabisigaye byumva sweetheart maze ijye mu gutwi ushyiramo akarimi niyo wahumekera mu buryo niba wakozaho umutwe w'izuba atacika intege nugera ku munwa urya utumwa gahoro worohereje iminwa utayikomeje umwaryo wo hasi nk'uko twari tuvuze nijoro si uko urya ngo ukacange hari umugabo yiye kutubwira ati reka umunwa wo hasi uratwiye kubyigisha umudamu akuwa cyane ugeze yiya wice mugabo umuntu wageze iyo hasi bukeye umugabo aduhamagara ati vesti wapi kabisa umugore wanjye mwaje gusoma ariko ntabikoze biteye ubwoba ngo umunwa wo hasi wanganye na metero ebyiri wo hasi wo hejuru ni mutoya biramukuruye cyane urumva ntabwo rero ari ukururana cyane buhoro buhoro gahoro gahoro iminwa yoroshye muhumeka buhoro buhoro yes umugore aba arimo kuniha bese nimwumvire umugabo ikintu abakora umugabo hari ikintu bita guhuma kandi burya kuniha k'umugore no guhuma k'umugabo byongera oya mwana oya twishana ukuntu bahuma atazajya uhuma nk'intare santimetero zikagenda uragira ngo unihe okay nawe uhumbe nanjye mpumbe diya abayunkure mwana kamaze mbanze mu mazi niha abateze amatwi icyo kintu kirakenewe cyo kuniha no guhuma k'umugabo oto urukura nk'umuntu wese cyekure kure yabyuka ntagire uceceka urumva ko njyewe nk'umugabo ndahuma ariko umugore aba yakubona akajwi kose bureke aho ngaho kuko hari bageze kure barenze iminwa bageze hasi kadumbaza amakaririmbo ihangana ibyo kuna no guhuma tunywa amazi twagarutse ubwo kuko Kigali ntabwo cyoroshye bisaka ngo yegereze amazi hafi iya matwi hafi nyine twaje ubwo twari tukiri kubabwira uburyo cy'umuntu ategura nuko hari rero inkwaku ziba zamanutse kare ugasanga twe turimo kuzamuka runda nabo bamanuka barenga Kamonyi ntabwo byoroshye gusa twabwira uburyo cy'umuntu ategura umugore ko umugore nawe ugomba kumusa gatuza ibyo yatekereza akabishyira ku ruhande akaba byibagiwe akamenya ko igikorwa kigiye kubaho ari igikorwa cye kandi nawe agifitemo uruhare ikindi kandi ugomba kumenya mbere ya byose n'uko ufitanye amakime n'umudamu wawe mukwiye kubanza mukabiganiraho ukamucoca aho kanya gato cyane umunota 3 ukamwishira wanjye mbabarira ese sheri cy'umuri gishize naba naritwaye hari uko nawe nakubangamika kubabaza ariko sheri ndi umwana w'umuntu kandi mye ko muri si rwose nta mumarayika urimo hagisha ko nakubabaje sinabimenya ariko mbabarira ubwo byose bigiye gute birangiza ibibazo byose ko niba hari ukuntu umudamu atarameze neza atishimye kubera se wenda subye cy'umugabo yatashye bitinze cyangwa se izindi mpamvu zitandukanye zishobora gutuma abantu babana bajya mu tubazo ubwo urumva cyo gikemukiyeho niba avuze ati mbabarira ku byo byose nana ukorera bitagushimishije ubwo ngubwo kiba agikemutse ubwo wumva umugore ataruhuka kuko iya nkimbara afite ku mutima ibihagaraye n'umugore kandi nawe akabwira umugabo akamubwira ati sheri wanjye I'm very sorry naruko nitwaye neza mbabarira ubwo rero ku buryo mujya gutangira igikorwa kimwe muri mwuko umwe ubwo katanye ngo twabyuka akora mu mutwe mu musatsi gahoro umuga ko mukuru ko ari umugore mwiza cyane unamutsa ko bariya bose birirwa banyuzunguza amabuno hirya no hino bambaye ubusa nta n'umuruta kamwa sheri
ntawe ukuruta uri uwa mbere, you are my number one, usa na bike nta nusa nawe. Ari nako urutoki amaboko adahagarara, kandi n'umugore nawe amuvinga. Abagore bamenyeye kwicara yewe umugabo agenda ategure nawe ameze nk'uwapfuye, no, ibyo turabyamaganye. N'umugabo akusomye musome back, n'umugabo ukoze mu mutwe nawe mukore mu mutwe. Niba gushiza kari mu gutwi nawe kamushyiremo. Niba gusomye ku kabere ku moko y'ibere nawe, burya abagabo ku moko y'ibere aho santima batazi. Ibyo nibanga, iryo nibanga mbameneye. Ku moko y'abagabo haho santima nyinshi ku buryo rwose, nkuko ku moko y'abagore burya ibyo byinshi dusangiye n'abagabo duhuriyeho. Ariko buhoro ntabwo ari ukurura, oya, ukoresha karimi usa nk'ukirigitayo, nk'ugakirigitishaho. Yes. Ubwo kujye nubwo kitishaho niko ukuboko kwawe kumuvinga, n'umugabo yamanutse mu majyepfo, yego, nawe umanuka mu majyepfo. N'umugabo akoze ku gitsina cyawe nawe ugikoreho, kandi gahoro nta mbaraga. Maze ubundi kizeka umugabo ko umugore amaze kuba tayari, nuko azakurara kumva umugore yatose. N'umugabo nawe umugore azabwirwa nuko igitsina cyafashe imbaraga kabisa, kimeze nk'imbunda yiteguye kurasa. Ngayo nguko kiba cyakokinzwe nawe urabyumva. Ariko rero ndetse n'ururenda, harurenda ruza ku mugabo, nanabyita nanabyita urukunda, sinzi ko runabyita nk'ururenda. Nicyo kikwereka ko nyine ibintu ari tayari. Uramenya umugabo mu gihe umugore ataraba tayari, uramenya utamuriya ko abagabo nuko bameze. Yaje yumvushe we yabishatse, yumva ko byanze kuza n'umugore we bari kuri ritime imwe, kandi ntabwo bishoboka. Umwe abatangira Kigali, undi azamuka Shyorongi. Urumva ko biratandukanye, ntabwo muba muri kuri level imwe. Bisa ko mwese rero muba muri kuri level imwe. Urihangana ndabizi biravuna, andi ushobora kwirangiriza wowe mugabo utaragira ikintu ukora ntacyo, urirangizaho ubwa mbere, ariko ubwa kabiri murakomeza mu rugendo rumwe kandi bibashe gutinda. Turacyakomeza hariya kujya mutarangiza vuba. Rero gerageza umere nk'umuntu utwaye imodoka. Urane ko harahugira igakangwa gukora kuri free kugira ngo utagonga. Nimwe mu bagabo bumubwira uratwaye ugeze ahantu bagomba ko ukora kuri free kugira ngo utagonga, banzu bagare gatoya. No muri icyo gikorwa ubuhagaze gato biparitse, niba utangiye kugenda biryoha, uburyo bugenda buzamuka, itondo utagonga. Kugonga tushaka kuva no kurangiza vuba ugapfubya umugore wawe. Tukupa ibu mwiyatse gakeya, mu gihe umwiyatse wavanyemo ukomeza ukoza karimi kawe ku moko y'umudamu, unamumusha ko umukunda kugira ngo adasubira hasi cyane. Ubundi n'amasegonda make ubundi wongere winjire. Ubwo ni nako nyine ibyari bigiye kuzagenda bisubira inyuma gato. Exactly, usa nk'utangira usubira inyuma. Wongere gake gake kugeza aho ubona umugore yasaze, kuko umugore byaje ntabwo bihagarika. Hari utaka nkuko twavuga mu kanya, ugasanga atanye oh sheri hari uvuga ati yo, hari n'uvuga ngo ndapfuye cyane. Hari n'uvuga mama, hari utabazanyira nkaho nyina ari aho ngaho, urumva n'utanga ibyadafite. Oh sheri yo, yuru wa mbere igifaransa nta cyiza ariko arakivuga tu. Aho uravuga ati kandi gutaka ni byiza kuko byereka umugabo ko umugore nawe ageze kuri banari kumwe. Yes. Ubwo rero nawe urabyumva, umugore nubona ageze mu bunini ntuza nawe ushaka kwirekura ntacyo. Ukirekura. Ushaka kwirekura maze umufata umukomeza ko mutamufata ashaka kurenga parafo. Cyane. Niba ati yaritora kubera speed umugore afite, ntago ibyo abakora arizi kubera iki ya misemburo y'uruhurirane yoherejwe n'ubwonko igomba gufasha umugore mu kurangiza yaje ari myinshi. Ariko vese ndakumva tukiri ku kintu cyo kurangiza vuba, hari abagabo bamwe babyitera. Uti gute ugiye kubonana, tuvuge urimo uragenda ujya mu rugo, urishobora kuri bubonane n'umugore wawe, watangiye kubikora utaramugeraho, wabishyize muri mind yawe ati ndagera mbigenze gutya tayari. Ubwo ni kuri mutegura igitsina cyawe, ni nako amasohoro agenda aza hafi aho. Rimwe na rimwe ugasanga utaranayigezamo, ugasanga ziraje. Wowe gerageza uze ugiri ntubyisetingemo cyane ngo ubwenge bwawe bumariremo. Iyo bumariyemo niho usanga ugira gute n'umugore wawe ugahita urangiza, kandi mu bintu bibaza umugore n'ibyo birimo. Hariko kurangiza vuba, uretse n'umugore nawe ubwawe birakubabaza we mugabo. Wiyibyishiramo cyane mbere yuko ujya kubikora.
kandi niyo waba ufite umutekereze niba utekereza ibindi bintu bitari muri icyo gikorwa wirinde kubyereka umugore wawe ko hari ahandi uri wemeje kuri muri icyo gikorwa ariko nawe wige kanuni zo kugira ngo nturangize vuba kuko burya ntimugire ngo kuko kurangiza ni akantu kamara amasegonda make n'uburyo bumara amasegonda make muri ikintu cya mbere kiryoha ni karesi udakoze karesi umwanya muremure menya ko nta buryohe bw'imibonano mpuzabitsina urumva ako kantu niyo mpamvu karesi harimo abarangirizamo bakiri muri karesi ziriya mubizi ndabizi bisaba rero iyo karesi ukana ubushishozi ntubitekereze cyane ngo ubyimariremo mbese ubiha akanya gato mu mitekerereze utekereza n'ahandi hantu runaka ariko wirinde kubyereka umugore wawe ko urimo utekereza ibindi icyo kintu kizagufasha kutarangiza vuba niwumva zigiye kuza hari akandi kantu ngira ngo mbwire abagabo cyane cyane barangiza vuba gerageza ni ujye uhinduranya postere pozisiyo burya kwa kuva muri pozisiyo imwe ujya mu yindi hari uburyo zisubira inyuma iyo uhora muri imwe ugikomerezaho bikavuga kurangiza vuba ariko iyo uhinduye iya mbere uhinduye iya kabiri iya gatatu udahora muri pozisiyo imwe icyo kintu gifasha abagabo kutagira gute kutarangiza vuba hari abagore rero ati njyewe ntabwo nabyishoborera nyamara nawe mugore iyo uhinduye pozisiyo ni nabwo uryoherwa kuko hari ubundi buryo uba wungutse niyo mpamvu rero n'abagabo mukora pozisiyo imwe mugerageze mukore izitandukanye muhindure uburyamo mu bintu burya muzi ko umuntu arongorera ahantu hamwe buri gihe saa tatu zigeraho zigashira ahantu hamwe niyo mpamvu burya mbese ndakumva umugabo w'umuhanga mu cyumba cye usanga hatarimo uburiri gusa ugasanga harimo imeza harimo intebe y'idiva n'intebe kandi harimo intebe za sheze ibyo byose hari uburyo bikoraho imibonano mpuzabitsina kandi bikorana n'uwawe w'isezerano imana yaguhaye igihugu cyaguhaye ku buryo ubutijena ibintu byose ubikora neza ariko rero iyo meza barabumva bamitima mike mu rutiro mwihangane rero kakarimu twe tukabazamure kugira ngo abatangiye bashe kugira mwihangane n'umwe amazi nawe twasubiza inyuma kari guzima kagushimisha wowe mwene data dewo abantu mwese muri kumwe natwe kabashimisha cyane Si je ne te connaissais pas, ma vie serait comme un champ de blé après l'été. Si je ne te connaissais pas, je serais toujours comme l'oiseau en liberté. Quand tes mains se posent sur moi, je tremble comme un enfant. Mais quand tu me serres dans tes bras, je deviens l'homme que tu attends. Si je ne te connaissais pas, je serais encore à la recherche d'une fille comme toi. Si je ne te connaissais pas, je serais heureux, mais le vrai bonheur, je te le dois. En ma main, je te donne ma vie jusqu'au dernier jour. En ma main jusqu'à l'infini, je t'habillerai de mon amour. Si je ne te connaissais pas, je t'appellerai en criant ton nom
à tous les vents. Si je ne te connaissais pas, je t'attendrai chaque saison, chaque printemps. Pose sur moi, je tremble comme un enfant, mais quand tu me serres dans tes bras, je deviens l'homme que tu attends. Si je ne te connaissais pas, je serais encore à la recherche d'une fille comme toi. Si je ne te connaissais pas, je serais heureux, mais le vrai bonheur, je te le dois. Prends ma main, je te donne ma vie jusqu'au dernier jour. Prends ma main jusqu'à l'infini, je t'habillerai de mon amour. Si je ne te connaissais pas, je t'appellerai en criant ton nom à tous les vents. Si je ne te connaissais pas, je t'attendrai chaque saison, chaque printemps. Uwa mugani umukobwa wanjye uri Buraya ati izi ndirimbo nazo zakurishana, ati mama ati izi ndirimbo nazo rwose zakurishana, ati uburyo kizigenda iyi ni mihangane rero mwege mutari kumwe n'abanyu mukaba, ariko rwose nabemeye. Harimo abantu b'abana bambwiye ati shatu twafunze twega abana twafunze amatwi iyo abana bafunze amatwi mama, abakobwa banjye bafunze amatwi. Reka maze nsoma ubutumwa bugufiya gakeya tucogoza, hanyuma umukobwa wacu madamu wacu nako umukecuru nako anti wacu azatwigishe ibyo kunyaza. Uwagifashe mu benshi mbona azafashe mu ntoki mwihangane. Ingo yagize ati vesti ibyo guhindura position byo nge sinagigeze, kuko umudamu wanjye iyo ngerageje kubimubwira ambwira ko atabikora kandi ko atabishaka. Ibaze nawe umwaka 3 n'igice tumaze muri position imwe nk'iyihene kwera, ubwo se koko nakora iki? Oya mudamu n'umwana mubi nta kingi tarungurutse, nubwo nubuswa kandi duye position kumujya hejuru ni yabaswa. Mujye mugerageza izindi ahubwo zasanga arizo zimuryohera kurusha izindi zibaho. Aguhe nk'inyuma cyangwa naryama gute umugongo uvumbike nini nk'ibyo ngibyo. Iyo wagize ati vesti ntacyo narenza huru wa mbere, ati c'est pour ça 100% komeza aho ni clever mu Kirundo ubugabira, ati rubuga suriza abanyarubuga bose. Ubwo bumvishe rero komera cyane umukunzi wacu Burundi. Uyu ngo yagize ati ongera ijwi muze mana we, ateze SV iyo umugore arangiza amasohoro n'abagabo cyangwa ntabwo agaragara, amasoro umudamu wayabona ntagaragara. Vesti abakora imibonano batavuga bo muravugaho iki? Bibi cyane gukora buragi, ubwo ni ibintu bibi cyane, n'ubuswa kuko n'uwakoza n'ukora agaragaza umubyizi kandi wishimye aririmba cyaga ku mashyi, sibyo? Iyo umuntu yishimye aririmba, niba utanavuze ni ha cyangwa hari ikintu umudamu yavuze, hari umudamu wambwira ati Shavesi ibi umudamu agomba kuzuza ni 3 niha nyonga nyara, ati ibyo byujuje urumva kunyonga akandi buze kuvugaho usura kazi nawe kunyonga aso ntarimbizi nakambere hanyuma kuniha nyonga nyara ubwo nimba ni hatari. Ese koko Vesti uwo mukobwa afite umugabo cyangwa no wari kumwe kuranyumvira watangiye mwaramutse yo uyati mwaramutse yo sha mwaturyoheje pe bari mu wacu turabakunda cyane tuba tubateze yombi bari mu wacu bukomeze bari mu wacu muduhugure bari mu wacu we yari Claude akumviye bari mu wacu yakwica mwaramutse sha Vesti mwaturyoherejwe bari mu wacu arongeye
bwa kabiri Vesti uri umusore nyine mutumye nifuza umushire wa oya nta sinzirwa ngo ugomba gushyiramo ekuteri ugafunga amatwi umusore urabaza iki kuri gahunda yo guhuma no gutaka ni byiza ariko harimo abatabikozwa Vesti nge ndi umugabo ariko wagira ngo ninge bireba ndahuma gusa nta cyeya uwanjye agira numva nta muci nyuma ariko kubw'indahiro narahiye nikanga uzabikora ninda yambashe ugarutse mwaturyohereza we pepe suza umwana wanjye ndayizeye Cedric ndayizeye Cedric nderike kuruhuha bugesera yiwe ni ayiwe gusa nta kindi arapfuye wapo umugabo yakishe ntabwo ashyiramo romance ya ngombwa byose ni wewe urimo kubimuvugira ntegereje Diane nawe numve yagize ati vava murakoza muri batayo ati umugabo aturyohereje pe ni papa Crespo mwaramutse mama umugabo wanjye ntiyemera kunkarisa maze akayishyiramo ntabishaka nkabura amazi nzabigenze gute ajya abanza gukarisa nawe urabyumva twabyigishije mu kanya twabyigishije abanza gukarise yewe yagize ati Vesti mwaramutse na Anastasie Nyamirambo nanjye mujye munsuhuza mba makurikiye cyane kandi abakunda nsubiza abo bashyitsi ndabishimiye cyane unsubize na mukuru wanjye Samuel kumumena arabakurikiye uwo mupapa yongera ijwi kuko tutari kumwumva urimo guhunga mikro kandi nyegereye nubungu bariko mukanya ngo wayihunze Vesti jambo kwanza habari za asubuhi ndakwembera cyane mfite umugore ariko turimo kubikora ntiyemera ko nandika mukira kadomo nzabigenze ne ashaka umusunika gusa oya mwana ujye wandika ukireka nibyangu wandike na Vesti ni umwarimu mwiza kandi nifuza kuguhemba wazanyemera ko nazagusohokana haleluya ibyo ntacyo ubwo nzashaka escort hafi ntugire ikibazo Vesti na Sheri mwaramutse Sheri mwaramutse namureke byambayeho ndatwita umuhungu aranyanga pe burundu yumvise ko nabyaye umuhungu yitwaza bene nyina ngo barebe ko umwana ari uwabo ubu niwe witaweho arakunzwe pe munsurize ari mu kazi bari mubeza mwaramutse mwaturyoheje kabisa Vesti nawe wigeze kubaho umuhanzi nimukomereza turabemera yari Theophile Kibagabaga yagize atari ko se Flash we ubu se umugore ko atera kabariro aho kuzana amavangingo akizana igifute gifatiriye cy'umweru pe none se Vesti nawe mbwira uko nta rwayeho ni muzima yumutaraga rwose bijya bibaho misemburo yicanze nta kundi uyu ngagize ati mushakira umuntu arurabo utoha rutuhiwe shavive ureba kure kabisa Sheri wanjye turakorana mu kazi ariko iyo ukwezi kwapfuye hagashira icyumweru ntaramusohokana induru ziravuga kabisa bambwirire rwose nditate ihuye Vesti yambi dore curiosity yanjye mbabarira n'ibya curiosity zawe bazisa mu butumwa bugufi Fresh n'umusore ariko ndahabaye umusore kisinzira Theo yagize ati maramutse mwari mubeza uyu munsi mwadutegura ikiganiro cyari gikenewe ku bantu benshi murakoze iryo somo rirarenze bamwe ko twumva twashize mwe ubwo meze mute nibura na Vesti ubwo uwo mukobwa udafite umugabo arabigenza ate yewe umukobwa se nimwirire mwe umukobwa se atwaye icyo abaye iki nta yitabaye umukobwa nta kibazo afite dore ntabwo ari umukobwa ahubwo ni umukecuru mutamukika mukagira ngo nagakumwitoraguriye reka nze maze somo n'ubutumwa bugufi ya gato bwamaze kuza maze ubundi ubwo na telefone ndakira gakeya kugira ngo mukanya umwanya wo kunyaza ubuze ngukira umwanya gushakisha amazi nako bize gucukura iriba gari n'abacukurika ukanza ugacukura hino waza kuza ukajya kutugwaho wishyuye icyuya ugasanga ariko se mwamupfiki ugasanga ntabiri icyuya arimo kwihanagura buri kanya aratangira gato yihanagura gutera hirya nkengera yihanagura tera hirya mana we ako mwaragowe kabisa ihangane mwihangane abatarangiza mukomeye
je ne te connaissais pas, ma vie serait comme un champ de blé après l'été. Si je ne te connaissais pas, je serais toujours comme l'oiseau en liberté. Quand tes mains se posent sur moi, je tremble comme un enfant. Mais quand tu me serres dans tes bras, je deviens l'homme que tu attends. Flash alarm? Allô? Oui. Ikiganiro rwose mwaryohereje cyane. Urakoze Ewan. Flash FM, allo? Hello. Oui. Ikibazo nubwo mwavuga ibyo gutegura. Wowe ntabwo uri kumwe n'uwe ngo agutegure? Hari umudamu utagomba kubyemera. Agomba kubyemera. Muri kumwe we ntabyemera? Kandi hari n'ikindi nzi. Hari umudamu nzi. Nta umugabo kugira ngo bakore imibonano amaze gusiga utuvuta igitsina cye. Uwo mudamu nawe rero kumbwira rero none se n'uba yamuteguye ubwo ashobora ari nyine baba tuvuga ko imisemburo ya kigabo yanje ya kigoro ugasanga rumagaye ugasanga vesti oya hagiye gutera imisemburo ukajya gutera imisemburo myinshi ugasanga birangiritse. Flash FM, allo? 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 Oui. Turakumva. Ni kuri Flash. Flash, allo? Hello. Yes. Ni urakoze Flash. Duhageze nta handi. Niyo wava n'ikiganiro nk'iki amasaha uretse kuri Flash. Turyoheje kabisa. Ego ndakwemera cyane. Wanyemera gutaranyemera none waje wanyemera. Haleluya. Ijana kwijana. Haleluya. Allo Flash? Hello? Oui. Nashimye cyane. Yego. Dukunda abashima mama. Nge nikatesanye cyane. Ese mwatubwiye ko twebwe n'inyigisho mu Rwanda nyezeho. None se wowe wafunze amatwi se? Kuwa gatatu ntabwo usko twigisha n'abakobwa? Ntabwo ubizi? Sinzira. Flash, allo? Bwakeye. Muzutu. Turashima Gitare. Mukuru y'umwanya bw'inyana n'impunzi. Uri inyana bw'inyana n'impunzi. Nuko guma. Ngabashimira aba bantu muri kumwe. Yego. Turakumva. Ndabakurikiye. Uko birukanse. Flash FM, allo? Oui. Mwiriwe nyaramutse. Bwakeye. Ibitotsi byabuze. Ntawe wabibona. Ariko rero hari abadamu bateye nabi. Bateye nayo barahari bo kanywa amazi. Abadamu bateye nabi ugasanga mu bitekerezo biranze. Ngo ntiyahindura position ngo guha kandi ngo ntiyagutegura. Ariko namwe nimwe mutumwa atabikora ajya kuguha akabizu yagusoma byimbitse sheri nabivanye ko utarubizira ninda bigukore ugasanga uzamuyitiko. Baragira ngo yongeye. Yakubwira ati bikore gutya ati ninda bigukore bivanye hehe ugasanga umo kwica imibonano. Flash, allo? Mwaramutse neza. Turashima Gitare nawe urabyumva nyine tumeze neza. Turamabuye turagumye. None. Ina abagore impamvu bakunda banga gukora position yindi. Wenda hari nka position yo guhena. Mwana ntabwo abyita guhena mwana. Kugira gute? Gushinga amavi. Gushinga amavi. Umaze ngashinga amavi byose bibaho. Reka nagende. Rimwe uzafite akanya niba ufite umudamu. Ushyiremo agafilme ka prono. Mukakandi kabakuru nyine mukarebane. Arebe uburyo ki position zihindurwa. Arebe gusa position zihindurwa. Icyo ari impamvu mugakizemo. Erega hari n'umugore udakunda kureba prono wabimwereka kumva ari nabi. Ati muzina rya nta oya nta kurata yumva ahubwo rwose n'akabaraza akaguha neza uwo munsi.
ntituvuze ngo mujye mushitura buri munsi mukarebeho nukareba rimwe gusa kugira ngo mubashe kureba ibyo mushaka kureba. murakoze ni cyiza rushaka nuko cyiza we yagize ati Vestine uraho ndagukunda cyane ariko ngira inama iyo ndi kubikora n'umugabo wanjye haza amazi ariko sinzi niba ari amavangingo inayo ngayihumura ubwo se siyo nayo kuko nta nkari zapfa kuza bishakira ahandi rwose flash ndije ndamuru kuva Muhanga Vesti icyo kiganiro kiratwubaka rwose ubu ni cyamenye n'umugore wanjye shasha yaniryohereje pe komera cyane uziko ifanga ry'umugore ryo hangiyewe mubonye nagenda kuko nzapfa nkayisiga mu butaka Flash we nanjye nakoze imibonano mpuzabitsina nta kondomu hashize kweza arambeshya ngo byahuriye majirwa maze ndahahamuka maze mbiri byuya maze ndatitira maze nongera kugira agatege ariko uko yambwiye ngo yagira ngo arambeshya narya ndasinzira pe yagize ati mwaramutse Mrs Vestine n'abashyitsi Diane na Otomani ati weekend amasomo araryoshye cyane mukomereza aho rwose ahubwo nimuzongeye kubura kuko murakenewe. Haleluya. Turashaka malo yego nitwa Naburunga za Korode yego kro uzukunze ndavandane hano ya Rutarama inguki ndiko nawe za Korode z'ikizwe yego vandame we Flash alo gakeye yego mugasase bataryohereje ibyo ni ibisanzwe nka misa ya mbere ni mukomereza yego biryoha bisangiwe nibyo byiza urakoze Flash alo bwakeye twaboneye cyane kabisa ntako turibera ariko ni ibisanzwe mu bantu b'abagabo aya mu makuru batatu kuri Flash kabisa nawe uri wa gatatu uwa mbere wa mbere ninde wemera ubwo ni umupira kandi wa mbere ni Theo ndabizi rwose nta kuntu pera byo ni ngombwa yewe ntabwo byoroshye adegeka Imana Vince igitondo cyiza cyane we ntabwo byoroshye Diane we ngaho twagiye va mu byurimo kuko abantu barenda kunyica hano sibyo va mu byurimo uzi iki va mu byurimo banza niba ubanza gusoma ku mazi simbiza ariko ibyurimo wiretse ko tugiye noneho mu isomo riri danje twagiye se twagiye kutagenda si ubuse bamaze kuhagera uva kandi ubwo no kuvuga ngo ndahera ku mugabo ku mugabo urabona hari ukuntu umugabo aza agatangira afata umugore agatangira agenda wa mugani gusesekayo umugore wenda yabwiriwe umugore nta tuzi yanyoye nta kacyayi agatangira avuga ngo arashaka gukubita abo bakubita ibiki banza umenye ngo umugore yariye umenye ngo umugore yanyweye bakubita iki utangire umuganirize niba hari agakosa ibintu mwari mwakosanyije wenda ibyo by'imbabazi iyo byageze kuri ya ngingo ho imbabazi zirizana ubundi wowe banza ufata umugore umusome ku mabere aho hafi ku ijosi ibintu nk'ibyo ku mukondo nurangiza umugore ubwe nawe azatangirana yifatire akozeho gahoro ntabyo guhita ukubita ubanza ushyiremo winjizemo gake nurangiza umugore niyumva yaryohewe ikikubwira ko umugore yaryohewe ugahita yifata akikoreza hamurya nawe ugahita uboneraho ku buryo abatazi aho bakozwa cyangwa akagira amasoni babwira iki nk'umugore se ugira isoni cyangwa umugabo umugore ugira isoni nyine ariko ninyikurura nkajya kuyikozaho umugabo aragira ngo umugore yagira isoni gute ari uri kuribwa burya rega ashiriramo oya iyo byageze hariya muba muri babiri nta wa gatatu ubareba ni wowe ugomba kwereka umugabo ahantu agomba gukora noneho ngaho iyo umworoheye ukahamwereka
ibintu bigenda neza nayo amazi araza usanga na babandi bita ngo ni ba Mukagatare wa mugani babagize n'isoni niziveho ereka umugabo ahantu akora oya reka ni nk'urugero reka mugeni Diane bashaka kumushimira mu mugongo sibyo abantu bakuri uzi ukuntu biryana kandi niba no kumva uburyarya ati ntago ngiye mbumva bisa kugira ngo ntangiye kujya nishima avuga ati oya manuka tambika hirya gatoya manuka niba avuga ati aho reka nkubwire ibyo ngibyo umugore hari igihe atatinyuka kubivugana none urumva wenda urugero niba mwatangiye nyine icyo gikorwa ukumva w'ahantu hakurya hari ukuntu umanura akaboko gake nk'umuntu uri kwiba ukasa nkaho umukoresheje yatabimenye uratinyuka yumva byakurembeje urumva akahamenya nawe umugabo yakoze kumva amazi aje ahita yumvira aho ngaho agakomeza akahakora burya n'umugabo ntakarindire ko umugore wenda avuga ngo shyira hano burya n'umugabo iyo uko agenda akoza asatira haryohera umugore areba uburyo umugore ari kwifata agakoza aha akabona umugore agenza uko hari aho ageze akabona kwera umugore arahindutse aho uhita umenya ngo kandi iyo hakojeje amaso atayizana ikibikubwira ko ibintu rwose yaryohewe naho uri gukoza aha muryaga ubashije kuhagera amazi ahita yizana cyane yiruka uko hakuye amazi aragenda wahasubiza akaza wahasubiza akaza ku buryo n'icyumba mushobora no kuvuga ikindi kandi niba umugabo atangiye gushakisha ariya mazi yafashe rya tushinika ngo yandike bisa kugira ngo ka karimi cyangwa atoki kabure kuri ya muko kuko hariya niyo accelerateri iriya muko ni uko ugenda ukoraho nako amazi agenda yifungura niho ku buryo buturuka bwinshi cyane gahoro hanyuma ntago wasobanuye bakoza hehe kuri rugongo rugongo iba hejuru ahantu gutya urabona ukuntu igitsina nyine cy'umugore giteye uramanuka ahantu gato kantu gahari nabwo ubwako kaba kabyimbye ku buryo ukoraho ukakwiyumvira nawe ubwawe sasa noneho hariya niho utangira ukoza mu majyaruguru ariko ntukakibone cyabishatse cyo gipfa nabi ntukakibone cyabishatse dore iriya rugongo iragira ikabyimba turiya tuntu tubi tumeze nk'amatwi tugahagarara tugashinga ntukayibone tugashinga nk'amatwi y'urukwavu kigatukura kigasa nabi kirakapfunurwa umuheto ariko ntabwo gisa nabi vesti oya amini iyo kiki wakibonye utamubita ukabyara n'uburyohe buvamo ngo dusa nabi utamubita abamutishi ni benshi komaraye ariko n'umubite kabisa hanyuma noneho ukavana hasi ujyana hejuru ntusiga irangi ariko gahoro ubundi ujya gufata umuriro kumva ko wabikubita cyane umugore kubwiye cyane umugore akakwibwirira ati cyane kabisa nawe ubwe yakumva utari kubikora nk'uko abishaka agatangira kujya gufata ka kaboko abyikoresha ugahita umufasha urabona ko nyine aba aryamye wenda aryamye muri pozisiyo mbi noneho umugabo akaba ari we umwakira akamufasha ariko ubundi uzi ubwenge yiyakirira umugabo ubundi utangiye kubita amazi agatangira kuza urashibura ukoresha imbaraga ariko ntutsindagira cyane kuko kana akanyama kabazwa n'ubusa ugushibura ugenda ushibura shibura kugira ngo uko nyine ugenda ushibura ubwo ndabona harimo abatangiye rero gushibura ndabona harimo abatangiye gushibura rwose tubareke bashibure neza ubwo kuko twabwiye ko twebwe turimo turi byamamare flash hello yes yakubwiye none kayenze yego ubundi maze icyumweru nshatse umugore none yego we ikiganiro cyanyu rwose ntabwo nari narigeze nkubagana rwose ubwambere byarananiye ubwambere byarakunaniye birumvikana none ubu ngubu rwose nasanze n'umugore wanjye yari isugi ntaniye yari yageze kubagana yarameze nkanjye nizeye ko kamwe mukarangije nonaha nizeye ko gaturu kamwe mukarangije rwose ubu ngubu ntabikoze yananyaye kabisa yanyaye wamunyaje neza ntabwo murakoze mukomerezaho yes ntumva yananyaye ubwo twagize amahirwe ko wanyaye kuko wa mugabo umurundi ngo yagiye gushaka
Murundi ngo yaguze indaya i Kigali ngo arangije ngo urumva yihunga 10,000 bamwe umugenzi wese akuza kumubaza nyine amukwirata kuri mugenzi ati yasha indasi Kigali ni hatari ati ziraryoshye cyane undi ati namuhaye 10,000 aranyara mugenzi ati se yeza kuza kunyahoho bari kumuhangaye hagati aho ngaho ariko ngaho ni dukoriye hari umunyeje tuntu dusekeje arambwira ati Vesti mwihangane twisekere ati ko bituma iminsi yo kuba yiyongera shanda dusoma tu urumva yego icyambere agize ati Vesti ni mugorora imbavu papa wa Kame yabajije umwana wati kuko ubagana cyane mwana wanjye wumva uzabiki Bakame aramusubiza ati ngewe numva nzabimbwa nuko papa aramubaza ati impamvu ni ati numva ati impamvu yumva uzabimbwa niye Bakame aramusubiza ati impamvu ya mbere nuko Imana irebera imbwa idahombye ati impamvu ya kabiri ati byago bibwira abagabo ati imbwa zigaramiye ati ari impamvu ya gatatu nuko abagabo bari imbwa zikishyura ati urumva rero ko nzajya nkwishyurira papa ubwo none pastor yabwiye abakristo be ati buri wese abwire uwo bicaranye ati uri mwiza ubwo Joriji yari yicaye n'umukobwa mubi arahindukira aramureba itasohoka pastor aramubwira ati se kusohotse Joriji nati ega nanze kubeshya ndi mu nzu y'Imana umugore yaguze simukadi nshya kugira ngo akorere surprise umugabo akore surprise umugabo we asiga umugabo muri sara ajya mu gikoni umugore ahamagara umugabo kuri akoresheje ya simukadi nshya ati hello darling umugabo aramusubiza ati umugabo asubiza kibaguzwa avuga ijwi ryo hasi kupa ndaguhamagara mu kanya wa mushenzi ari mu gikoni atanyumva kandi ari umugore aramukubwira umutari yiri wakora nuko atahananiwe ageze mu rugo ajya muri douche hashize umwanya asoka yirukanka avuza induru cyane abaturanye barahurura batabaye nuko baramuza ati se bigenze bite kandi yambaye ubusa nuko umumotari arasubiza ati iriya douche irimo amagine ndi kwitera amazi ntagire mu mutwe barebye basanga yambaye kasike